nongeye kubasuhuza mbaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugira ibihe byiza mwebwe mudahwema kudukurikirana rero nkomeje kubashimira rero ngiye kubereka ibintu 10 usabwa kuba wujuje mbere yo kwinjira mu rukundo rwa nyarwo. Buryo urukundo ruratandukanye, hari urukundo rwa nyarwo, hari igihe umuntu agukunda arimo kwikinira cyangwa se arimo kwenjoyinga. Ahangaha rero ngiye kubwira urukundo rwa nyarwo handi ufashe icyemezo ukavuga ngiye kubijyamo kamambaya ukabijyamo wanzuye wahisemo wabitekerejeho. Mbere yo kwinjira mu rukundo hari ibintu by'ibanze umuntu aba agomba kuba yujuje kugira ngo azaryoherwe n'urugendo aba agiye gutangira. Abantu benshi bakunda kwinjira mu rukundo bagakeka ko abandi aribo bagomba gutuma bishima, nyamara ibyo si byo. Ibyishimo bya nyabyo bitangirira muri wowe. Kwinjira mu rukundo rero kumva ko ugomba kwikoreza umutwaro mugenzi wawe kari ugomba gutuma wishima n'amakosa akomeye cyane. Rero niba wifuza ko urukundo ushaka kwinjiramo cyangwa urimo ruzaramba ugomba kuba wujuje izi ngingo 10 ngiye kukubwira. Ingingo ya mbere ni ukwimenya. Kwimenya rero nicyo kintu cy'ibanze ugomba kuba wujuje kugira ngo ubashe kwinjira mu rukundo. Kumenya imiterere n'imitekerereze yawe nicyo cy'ibanze mbere y'uko utangira gukunda cyangwa gukundwa. Ntibyakorohera rero kumenya abandi nawe ubwawe utiyizi. Gerageza ubanza wimenye, umenye ibyo utekereza, mbese wiyige urebe icyo ugomba gukora. Icya kabiri ni ukugira inshuti zawe za hafi kandi wizeye. Inshuti zibamo amoko menshi rero, ariko inshuti nyanshuti sihora ikubwira ibyiza gusa, n'igihe uyobye iragukebura ikakwereka amakosa yawe. Mwene izi nshuti rero nizo ugomba kwiyegereza mbere yo kwinjira mu rukundo rwawe. Iyo hari amakosa urimo gukora mu rukundo rwawe rushya cyangwa mu rukundo n'umuntu twakwita ko adashobotse, niba ba mbere babikubwira. Kutagira umuntu rero kuba hafi ngo agukebura utari kwitwara neza bishobora gutuma ugwa mu rwobo utazapfa kwikuramo. Gerageza rero nimba ugiye kujya mu rukundo uba ufite inshuti yawe ya hafi uzajya ubwira buri kimwe, mbese igukebure mu gihe ugize n'ikibazo uhura nacyo mu rukundo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo agasozi gaterera ugatega inshuti. Igihe rero bizaba byazambye mu rukundo rwawe n'umusore cyangwa umukobwa w'inshuti yawe, inshuti zawe nizo ziba zigomba kugufasha kuva muri ibyo bibazo ndetse no kugira inama zifatika. Mu buzima ntawigira kandi nta n'umugabo umwe. Icya gatatu, kumenya icyo urukundo ari cyo. Kwinjira mu rukundo utazi aho biva naho bigana biba bigoye. Kumenya uko wakwitwara muri uwo mubano mushya uba ugiye kwinjiramo. Kwibwira ko rero mu rukundo habamo ibyiza gusa no kwihenda no kwibeshya. Ugomba kumenya rero ko hari igihe bitazagenda uko wowe wabiteganyaga, guhemukirwa nabyo bibamo. Icya kane ni uko utitiranya urukundo n'ihahiro. Mu rukundo saho uba ugiye kubonera umutungo uruseho kuwufite. Abakobwa cyane kuko aribo bagira ingeso bakunda kwitiranya urukundo n'ihahiro. Ihahiro nshaka kuvuga naho gusohorera amafaranga n'ubutunzi. Mbere yo kwinjira mu rukundo rero ugomba kumenya kubaho nawe kubeshejeho. Iyo winjiye mu rukundo rero ushingiye ku wundi muntu uzabibona, ariko nawe akagukoresha icyo ashaka. Kuba hindutse rero igikoresho aho kuba umukunzi we, kuba mukundana n'umusore si ukumutura buri kibazo cyose ufite. Agera hakumva ko ari we ukugize, agaciro yaguhaga kakagabanuka. Numenya rero guhora uteze amaboko uziga kwikemurira ibibazo ryarisi. Iteka se muzahorana cyangwa uzahorana n'umukunzi ugukemura buri kibazo? Gerageza ujye wimenya, ntukazajye witiranya urukundo n'ihahiro. Ntukazajya ufata umukunzi wawe nk'aho ari we igikoresho cyawe, nk'aho ari uzajya ugukemura buri kibazo cyose. Nawe uzajya wimenya, bizajya bigufasha cyane. Icya gatanu, kwinjira mu rukundo kuko bihatirijwe urebye ku bandi. Ingendo y'undi burya iravuna. Gutangira gukundana ngo kuko wabonye kanaka abikora ni ikosa rikomeye. Banza utekereze neza niba ugiye kwinjiramo bizi koko.
Guhatirizwa gukunda cyangwa gukundwa bitewe n'umuryango wawe cyangwa se inshuti se bishobora kugiraho ingaruka mbi ko uba ubigiyemo kubera igitutu. Iyo uhuye n'ikibazo mu rukundo ukomereka kurusha ubwawe waba ubyinjiyemo. Icya gatandatu rero ni ukwemera ko mwatandukanye. Wigeze gukundana n'umusore cyangwa umukobwa ariko nyuma bitewe n'impamvu runaka mugatandukana, ni byiza ko banza kumwikuramo burundu mbere y'uko utangira urukundo rushyashya. Gutandukana n'umukunzi wawe birababaza ariko si ryo herezo ry'isi. Ntibigukuraho rero igikundiro n'amarangamutima yawe. Kuba ugiye kongera gukunda cyangwa gukundwa si igihe cyo kwihimura kuri mugenzi wawe, umukunzi wawe. Umukunzi wawe mushya rero nta ruhare habe na ruto yagize kugira ngo uhemukirwe mu rukundo rwawe. Gerageza rero wemere ko watandukanye n'uwa mbere kugira ngo urukundo rwa kabiri ugiye kwinjiramo rushyashya rukuryohere urwinjiremo neza. Icya karindwi ni ukugira icyizere. Niba nawe ubwawe nta cyizere wigirira, biragoye ko umukobwa cyangwa se umusore mukundana akikugirira. Niba utizera ntiwamenya uko wizera mugenzi wawe. Icyizere ni ryo shingiro ry'urukundo burya. Icya munani ni ukugira intego. Urukundo rudafite intego ni nk'umugezi udafite icyerekezo. Ni byiza ko yiha intego runaka mu rukundo, ukiha intego ugiye kwinjiramo. Kumenya umukunzi ushaka uwo ari we, icyo umushakaho ni ingenzi cyane rero. Byaba bibabaje gukundana n'umusore cyangwa umukobwa imyaka igahita indi igataha nyamara nta cyerekezo runaka urukundo rwanyu ruganamo. Burya iyo utazi icyo ushaka ufata icyo ubonye. Gerageza rero nimba umukunzi wawe wamuhisemo, umuhitemo ari umwe. Ureke gufatafata, ureke gufatwa n'ibije byose. Ngo ubone umukobwa runaka murusha ubwiza ngo ufatireho, ntabwo ibyo bikwiriye. Gerageza wihe intego mu buzima bwawe, wumve ko uhisemo ari we wa nyawe. Kugaragariza urukundo mugenzi wawe bisaba kugira igihe cyawe wigomwa. Kumenya neza umukunzi wawe bisaba igihe. Iteka mu rukundo hari igihe umukunzi wawe aba atagenzwa na kamwe. Kumenya niba koko icyo akwifuza hari urukundo nabyo bibisaba igihe. Si byiza rero guhita witanga cyangwa wimariramo umukunzi wawe utaramumenya wese ngo umenye n'icyo agamije mu rukundo rwanyu. Icya cumi aricyo tugiye gusorezaho buwuriwe. Abantu aho bava bakagera baba batandukanye muri byinshi. Uburyo bwo gukunda rero ntabwo ntugomba gushaka gukunda cyangwa gukundwa nk'uko ubibona ku bandi. Wikwigana ingendo y'undi iravuna nk'uko nabibabwiye, ntamwe murabizi iravuna. Buwuriwe wowe wa nyawe, kugaragariza amarangamutima yawe umukunzi wawe ni wowe ugomba kubyihitiramo. Gerageza ubuwuriwe wigaragaza ukuri, ibyo bizagufasha cyane. Nyemerera ngusabe kandi subscribe nimba ari ubwa mbere ufunguye chaîne yacu, cyangwa se nimba usanzwe uyifungura ariko ukaba utarakanda subscribe, nyemerera ubikore. Ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye, igihe cyawe kuko igihe kirahenda. Mugire ibihe byiza, mahoro y'Imana aguma abane namwe. Ciao ciao, mwakoze cyane.